Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye gura kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kuramutsa mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Nanone ubuntu bw'amahoro Imana yacu itanga bukomeze kubana nawe. Nundi mugisha tugize, undi munsi wiyongereye kwe twari dusanganwe, kandi tugize amahirwe yo kongera guhura kugira ngo dukomeze urugendo rwacu, urugendo rwo gusobanukirwa ibyanditswe byera. Turi kwiga ibintu bikomeye mu kuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Niyo nsanganyamatsiko dufite uku kwezi kose. Ku rwanjye ruhande ndashima Imana yakomeje kumfasha, kandi nibwira ko nawe yagufashije kugira ngo twunguke ibya Yesu. Ijwi ryanjye rimeze nabi, ndarwaye inkorora, ariko niringiye yuko ijambo ry'Imana, icyo Imana ishaka ko tumenya, tuzakimenya. Wite ku butumwa rero, nubwo umubiri ufite intege nke, ariko nzi ko Kristo atanga imbaraga kandi ibintu bizakomeza kugenda neza. Ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli ni rya jambo ryahanuwe kera rirushaho gukomera, ariko abantu b'Imana ndakomeza kubararika ngo muryiteho, kuko muzamugize neza nimuryitaho, kuko rizababera nk'itabaza muri kacu z'umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Kandi nkomeje nkwinginga cyane ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Imana ibikubashishe mu izina rya Yesu. Ejo twari turi mu gice cya 7 cya Danieli, twaragitangiye, n'uyu munsi tugiye kugikomerezamo ngo twongere kumva ibikomeye bikirimo. Uyu munsi tugiye kurebana insanganyamatsiko ivuga ngo amashira kinyoma ku byerekeye ihembe ritoya. Twabonye ibintu bikomeye cyane, ariko tuza kumva ikindi kintu kidasanzwe cyitwa ihembe rito. Turaje rero ngo tugisukumbure mu buryo bwihariye, ariko mbere yuko turambura ibyanditswe byera ngo tujye mbere, reka tubanze twicishe bugufi imbere y'Imana dusaba ubwenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, turagushimye. Tugushimiye yuko wakomeje kutubana kugeza n'uyu munsi. Tugushimiye ko uduha andi mahirwe yo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Tugushimiye ko utigeze udushyira mu isi tutazi iyo tuva n'aho tujya, ahubwo tuzi uko urugendo ruteye. Turi kwiga ibintu bikomeye cyane. Wabanye natwe mu mugabane wa mbere twiga iby'uko dukwiye kwitwara, none uri kutwereka uko isi imeze uyu munsi. Reka turusheho gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, kandi ubwenge bwacu bugufi cyane buzamurwe nawe, kuko wavuze yuko ari wowe uzatanga ubwenge ku babugusaba. Turabugusabye rero ngo dusobanukirwe n'ibi byanditswe mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Maze kuvuga ko tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo amashira kinyoma ku byerekeye ihembe rito, nk'uko rivugwa muri Danieli igice cya 7. Danieli igice cya 7, twongere dusubireyo, turasangayo inyamaswa enye, inyamaswa zidasangiye ubwoko nk'uko twabibonye. Iyi Danieli igice cya 7 hadusubiriyemo ububasha butegeka isi bwari bwavuzwe mu gishushanyo kiboneka muri Danieli igice cya 2, twarabibonye. Nyamara kandi mu rubuga rw'abakinnyi hiyongereyemo undi mukinnyi ariwe tugiye kuganira muri aka kanya. Hiyongereyemo icyitwa ihembe ritoya, ububasha bushya butandukanye n'ubundi busigaye. Kandi muri Danieli 7 haduha amakuru arambuye kuri ubu bubasha bushya, hakaduha imfunguzo twakwifashisha zadushoboza gusobanukirwa neza uwo mukinnyi uwo ari we. Niwe tugiye kuganira rero, kandi ndagira ngo wongere usubire mu byanditswe byera, Danieli igice cya 7. Danieli igice cya 7 umurongo wa 7 haduha amakuru y'ibintu bidasanzwe. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini nk'ibyuma, icocomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi ihembe ritoya. Ubwo ntiyaba kibaye 10 gusa, ahubwo ahinduka 11. Ariko imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ayo magambo niyo twasomye. Kandi igihe twarebaga icyifuzo cya Danieli ashaka gusobanukirwa iby'ibi bintu, twabonye marayika aza kumusobanurira, amubwira ati za nyamaswa niyo wabonye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bazahabwa ubwami nyuma y'icyo gihe. Nuko marayika agarukira aho ngaho. Ariko kubera ko Danieli yari umuntu ukunda ibyanditswe, ashaka kumva iby'ubuhanuzi, dusoma ku murongo wa 19 ngo mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'inyamaswa ya 4
itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. Murongo wa 21, maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha. Kugeza aho umukuru nyir'ibihe byose yazi agatsindishiriza abera bisumba byose, igihe cyasohora abera bahabwa ubwami. Mu busobanuro, mu kwifuza kumenya, atubwiye andi makuru akomeye cyane kuri iri hembe ryaje kugenza gute, ryaje kurwanya abera agenda no kubanesha. Ntabwo yari batubwiye igihe atubwira kuko byagenze kugera muri Danieli igice cya 4 umurongo wa 8 nyine niho twari turi. Ariko turakomeza umurongo wa 23, marayika yadusobanuye iby'ubu buhanuzi, maze wawundi arambwira ati iyo nyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconshomera isi yose buyisibange buyimenagura. Ibyo twarabibonye ku nyamaswa ya 4 nkuko byari biri ku gishushanyo Nebukadinezari yarose mu gice cya 2. Nyamaswa ya 4 ni ubwami bwa Roma. Byagenze bite hanyuma yabyo? Murongo wa 24 niho turiho. Hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo bami ba mbere, kandi azanesha abami 3. Twabibonye yuko inyamaswa ya 4 yari ifite amahembe angahe 10 agereranywa na yambano 10 ari kuri cya gishushanyo Nebukadinezari yarose. Kandi muri uko kumera gutyo, icyabayeho nuko ubwami bwa Roma bwaje kwigabanya. Turabibona muri 476, maze haboneka ikimeze icyo tuzi nk'uburayi bw'iki gihe. Haboneka abarombari, haboneka abafaransa, haboneka abanglo-saxon bavuyemo abongereza n'abandi. Twarabibonye ejo. Ariko ntabwo byarangiye gutyo gusa, ahubwo muri ya mahembe 10 muri ubwo bwami hakomotsemo ubundi bwami. Muri ayo mwami 10 hakomotsemo hajemo undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Murongo wa 25, niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarwanya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizagenza gute, bizashira. Aya ni amakuru akomeye atwereka icyo nise umukinnyi mushyashya muri iki kibuga cya politike. Turabona amami 4, ubwami 4 bwabayeho. Ubwami bwa mbere bwari ubw'intare, bwagereranijwe n'intare, ubwo ngubwo n'ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwakurikiyeho bwagereranijwe n'idubu, n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa gatatu bwagereranijwe n'ingwe, twabonye n'ubwami bw'Abagiriki. Kandi ubwami bw'inyamaswa iteye ubwoba idasa n'izindi, ndetse umugaragu w'Imana Danieli yaburiye izina, bwagereranijwe na Roma. Ariko haje kubaho n'andi mami 10 muri bwa bwami, buratatana burigabanya. Ubwo n'ubwami bw'Uburayi. Turabibona abanglo-saxon, abaherura, abavandari, abastrogote, abafranks, abaswevi n'abandi. Ariko muri icyo gihe nyuma yaho haje kuza undi mwami, kandi iryo mwami yaje yitwa ihembe rito. Ntabwo yareshyaga n'andi mahembe, hahezamukamo irindi hembe rito. Mu kuzamuka kwaryo ariko rihita rinesha abami 3, ndetse barasiribangana rwose, abo mahembe arakuka. Turabonamo ibintu bigera ku 10 bivugwa muri iyi mirongo bitwereka iby'iri hembe rito. Icyambere nuko akagahembe gato kameze hagati y'andi mahembe. Ibyo birumvikana neza, bisobanuye rero ahantu runaka hagati mu Burayi bwigabanije, ko ari aho ngaho ako gahembe kagomba kugenza gute, gushakirwa. Kandi batubwiye yuko akagahembe gato nako ari undi mwami, nkuko n'abandi mahembe yose yari abandi bami, ariko ni umwami utandukanye n'abandi. Icyambere nuko yagombaga kuzamukira aho ngaho mu Burayi bwigabanije, aho niho dukwiye kugenza gute, kumushakira. Icya kabiri, akagahembe gato kandi katwereka yuko ubu bwami bwagombaga kuvuka hagati mu mahembe 10, bivuze ko bugomba kuvuka mu gihe runaka nyuma yo kugwa kwa Roma yibumbiye hamwe. Ubwo ni nyuma y'umwaka wa 476, igihe byabereye, igihe ubwami bwa Roma bwari bumaze kugeza gute, kwigabanya. Ntabwo akagahembe kagombaga kuzamuka mbere, oya, ahubwo kagombaga kuza nyuma y'uko ubwami bwa Roma bwigabanije, bukaba bwiciyemo ibice nyuma y'intambara z'abiswe ababarubari.
icya gatatu tubonamo ububasha bwagombaga kuba ubwami buto, kuko ngo ni agahembe gatoya. Ibyo ngibyo bisobanukiye ubwenge bwacu cyane iyo twitegereje ingoma tuza kubona ishushanya iby'aka gahembe gato, nabwo rwose ni butoya. Icya gatanu, ku mutwe wabwo hari umuntu, kandi uwo muntu aravuga. Ngo kari agahembe gafite umunwa kandi uvuga ibintu bigenje bite bikomeye, n'amaso asa n'ay'umuntu. Icya gatandatu, bugomba kuba butandukanye n'ubundi, imitegekere yabwo ihabanye n'ubundi butegetsi busanzwe. Icya karindwi, bugomba kuvuga ibikomeye n'amagambo yo gutuka Imana. Icya munani, bugomba kurenganya abera bisumba byose. Icya cyenda, bugomba kwigira inama yo guhindura ibihe ndetse n'amategeko. Kandi icya cumi cyo kuzirikana, bugomba gutegeka igihe kingana n'igihe n'ibihe ndetse ndetse n'igice cy'igihe bihwanye n'imyaka 3 n'igice. Ako tuza kubona turaza kusanga yuko ari hari imyaka ya gihanuzi. Agahembe gato karatangaje inshuti yanjye. Abantu benshi bagiye bagatangaho ubusobanuro, maze bamwe baravuga ngo ni Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes yayoboye mu binyejana byabanje mbere ya Kristo, ayobora mu bwami bw'Ubugiriki. Maze bakavuga bati aka gahembe gato na Antiochus Epiphanes wabayeho mu gihe hariho abamakabe tubabwirwa mu mateka y'abana b'Imana, abayuda, ndetse bararenganijwe cyane. Nusoma igitabo cya Bibiliya ntagatifu uzabonamo ibitabo by'abamakabe bizakusobanurira situation ya Epiphanes, y'uyu Antiochus Epiphanes ukuntu yari ameze. Yari ateye ubwoba cyane ku buryo bagerageje kumusobanura nk'aho ari we gahembe gatoya. Abandi bibwira yuko ari umwami w'igitugu uzima mu isi. Abandi ndetse bagerageje kumusanisha n'idini ya Islam. Ejo bwo tuzabitindaho kuri ino ngingo y'ibyerekeranye n'idini ya Islam. Abandi batubwiye yuko ari umupapa uzima mu gihe kizaza, wawo ni uzakomoka mu muryango wa Dani uvuye muri Isirayeli, n'ibindi. Twarabibonye uburyo bagerageza gusobanura Antikristo uzaduka mu isi, kandi Antikristo ni aka gahembe gatoya, niko ijambo ry'Imana ribitwereka, maze bakagerageza kubisobanura mu buryo bwinshi. Ariko nshuti zanjye, tugiye kwita kuri aya magambo. Abagiye babisobanura gutyo twabonye umugambi wabo, abenshi ni ubucurabwenge bw'abajesuite, babandi babatware b'ikibi bayobora munsi y'ubwoko k'umutware uruta abandi, nyine ubupapa bw'i Roma, kugira ngo bajijishe badatanga amakuru akwiriye, maze bakagoreka ibyanditswe byera. Tugiye kwita ku bimenyetso ijuru ryatanze rero, kuko niwo mugambi dufite muri aka kanya. Dufite umugambi wo kugira ngo dusobanukirwe n'ukuri kw'iki gihe, kugira ngo bitume tukugenderamo muri iki gitabo cya Danieli. Kubisobanukirwa ibintu ni ingenzi cyane, kwa Satani ari gukora mu buryo budasanzwe, ngo kuza kw'umugore kuri mu buryo bw'umwuka burimo amacenga adasanzwe, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu rwakare rw'Abatesalonike. Niyo mpamvu nge nawe dusabwa kubyitaho cyane ngo dusobanukirwe ubusobanuro bw'ibi bintu. Mbese aka gahembe gato ninde? Ndasoma amagambo yanditswe na Dr. Adam Clark, ni umunyamateka dukunda kwitaho mu bijyanye no gusobanukirwa iby'amateka, cyane cyane yanditse mu byanditswe byera. Yaranditse ngo among Protestant writers this is considered to be the Pope. Mu Protestant, mu banditsi b'aba Protestant, iby'agahembe gato bizwi ko ari ubupapa bw'i Roma. Mbese uyu mugabo witwa Adam Clark turaza kugendera mu bye, turaza kwita kuri ubutegetsi budasanzwe, ubutegetsi burangwa n'ubupagani buvuguruye. Nshuti zanjye, nitwita kuri ibi bimenyetso turaza kumirwa. Nanjye ndumwe mu bakomeza inyigisho z'Abaprotestants. Mu banditsi b'Abaprotestant mu gihe cyatambutse, uretse babandi twumvise basigaye babihakana, narabakumvishije wongere usubiremo icyigisho cya kabiri twigaga tuvuga ibyo gusobanukirwa ubuhanuzi n'uburyo abantu benshi bagerageza kubusobanura. Abandi Baprotestant bo mu gihe cyatambutse bari babisobanukiwe neza, barabihamyaga n'imitima y'inama yabo yose yuko ubupapa bw'i Roma ari bwo bwageranijwe n'ihembe rito rivuga muri Daniel igice cya 7. Ni ubutegetsi budasanzwe, ni ubutegetsi burangwa n'ubupagani buvuguruye. Kandi binyuze muri ubu butegetsi amategeko y'Imana yagombaga kugenza gute? Yagombaga gukurwaho. Twabibonye binyuze muri ubu butegetsi abantu amamiliyoni menshi bagombaga kurenganwa, ngo karwanije abera kenda no kugenza gute? No kubanesha. Barishwe mu buryo budasanzwe. Binyuze muri ubu butegetsi ibintu byaradogereye, ibihe birahinduka, za kalendari z'ibihugu zitagaciro, hakurikirwaho indi kalendari, ibihe birahinduka. Mbese n'ubuhe butegetsi bwabayeho ku isi bushobora kuzuza ibi birango byose uretse ubutegetsi gaturika bw'i Roma? Tugiye kubyitaho cyane.
buri mugorozi wese yageze kuri uyu mwanzuro, uhereye kuri Luteri ukajya kuri ba Calvin ukageza kuri ba Wesley n'abandi. Imana iratanga kandi ubutumwa bukwiye kwitabwaho muri iki gihe, ubutumwa bwa gihanuzi, yuko ubupapa bw'i Roma buzagira uruhare rukomeye mu mateka mu bizaba mu minsi iheruka. Abaprotestani nuko babyizeye. Ndagira ngo ubwire bamwe mu baprotestani n'amagambo bagiye bihamiriza, statements zikomoka ku bakurambere bacu b'abaprotestani. Reka mbere kuri Martin Luther. Ahari Martin Luther ni umwe mu baprotestanti bazwi cyane, ndetse afatwa nk'aho ari we pfundo cyangwa se ari we nkingi y'ubuprotestani. Yaranditse mu magambo akomeye, yavuze amagambo akomeye cyane yerekeranye n'aka gahembe gato. Aravuga ngo the vicar is in the place of the absent chief. What is such a vicar but Antichrist? Uyu musimbura twaramubonye yuko ingofero yambara yitwa Vicarious Filidae, umusimbura w'Imana ku isi. Maze igihe Luther uyu wari usobanukiwe ibintu kwa ko yahoze ari umupadiri, aravuga ati uyu musimbura ari mu mwanya, ubundi umusimbura aba mu mwanya wo kubura k'umushefu. Bivuga yuko umusimbura ari uri mu nshingano, umuntu uri kwagitinga igihe shefu atagenje gute adahari. None se ninde musimbura uretse kuba yaba ari Antikristo? Luther aravuga ati I know and I am certain that the papacy is the kingdom of Babylon. Ndabizi neza kandi ndabihamya ko ubupapa ari ingoma ya Babuloni, nkuko yavuzwe mu Byahishuwe igice cya 14 gutwarabirebye. Luther nuko nguko yabyizeraga. Umugabo witwa Thomas Cranmer. Thomas Cranmer nawe avuga amagambo yenda gusana, yaravuga ati wherefore it follows Rome to be the seat of Antichrist. Biragaragara neza, birasobanutse ko Roma ari intebe ya Antikristo, and the Pope to be the very Antichrist himself. Kandi Papa niwe Antikristo nyawe. Roger Williams nawe ni umugabo uzwi, ndetse abazi amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramuzi. Ni umugabo warwaniye umudendezo w'umutimanama. Njya nifuza mu mutima wanjye yuko tuzagira igihe cyo kuganira byerekeranye n'umudendezo w'umutimanama. Ahari igihe tuzabigeramo ntabwo tuzabura kwiga amateka ya Roger Williams. Uyu Roger Williams yavuze amagambo nawe akomeye, aravuga ngo the Pope is the pretended vicar of Christ on earth, who sits as God over the temple of God, exalting himself not only above all that is called God, but over the souls and the consciences of all his vessels. Papa niwe uvugwa yuko ari umusimbura wa Kristo ku isi, wicara wigize nk'Imana, wicara nk'Imana, akerekana mu rusengero nk'Imana. Ibyo byaravuzwe mu rwa kabiri rw'Abatesalonika, twabibone mu gice cya 2, ko ari uzaza akicara mu rusengero rw'Imana akigira nk'Imana, exalting himself not only above all that is called God, but over the souls and consciences of all his vessels. Kandi uwo nguwo yishyira hejuru yuko asumba icyitwa Imana cyose. Roger Williams yemera ko ubupapa aribwo bwavugwaga mu rwa kabiri rw'Abatesalonika igice cya 2, uwo zaza akajya mu nzu y'Imana akicara akigira nk'Imana, ndetse ngo usumba izindi mana zose n'ibyabayeho byose. Roger Williams arakomeza ati yeah, over the Spirit of Christ, over the Holy Spirit and God himself, speaking against the God of heaven, seeking to change times and laws, but he is the son of perdition. Nibyo yibwira yuko asumba byose, asumba Imana zose, yibwira ko asumba umwuka wa Kristo, asumba umwuka wera, asumba Imana ubwe. Akavuga amagambo yo gutuka Imana, akigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, ariko kandi n'umwana wo kurimbuka nkuko yavuzwe mu rwa kabiri rw'Abatesalonika igice cya 2. Roger Williams yemera yuko uyu nguyu ari we gahembe gato. Mugorozi John Wesley nawe arazwi cyane, aravuga ati he is an emphatical sense the man of sin, as he increases all manner of sin above measures. It is that exalts himself above all that is called God and that is worshipped. Niwe wishyize hejuru. N'ubundi arabisubiramo yuko uyu nguyu ari we mwana wo kurimbuka, ari umwana w'umubi, ari umunyabyaha, yishyize hejuru, akuze icyaha mu buryo budasanzwe.
maze ayishyira hejuru ngo asumbe imana zose kugira ngo agenze gute, kugira ngo bamuramye. John Knox nawe asurama aya makuru aravuga ati yeah, we doubt not to prove the kingdom of the Pope to be the kingdom and the power of Antichrist. Ntabwo dushidikanya na gatoya guhamya yuko ubwami bw'ubupapa ari ubwami ndetse n'ubutware bwa Antikristo. Jean Calvin nawe ni umuprotestani kandi ni umwe mu bagorozi bakomeye cyane batangije ubuprotestani, abapionnier b'ubuprotestani. Yaravuze ngo Daniel and Paul had predicted that the Antichrist would sit in the temple of God. Daniel ndetse na Paulo bahanuye yuko Antichrist azicara mu rusengero rw'Imana. We affirm him to be the Pope. Turamuhamya yuko ari papa. Some persons think us too severe and censorious when we call the Roman Pontiff Antichrist. Abantu benshi bajya bibwira yuko dukabije kuvuga yuko Roma y'ubupapa ariyo Antikristo, ariko nuko nguko abantu b'Imana bagenzaga bati babyizeraga. Yohani Husi se bivuga gute? Ya nawe aravuga ati the Pope is the true Antichrist of whom it is written that he sits in the temple of God among the people where Christ is worshipped. Papa niwe Antikristo ukuri nkuko byanditswe, uzicara mu rusengero rw'Imana mu bantu b'Imana maze agasengwa aho Kristo yarakwiye gusengwa. John Wycliffe nawe ni umugorozi, reka bari wensorezaho, aravuga ati we suppose that Antichrist, the head of all these evil men, is the Pope of Rome. Turahamya yuko Antikristo wa wundi mutware w'ababi bose, w'abatware b'ikibi, ari Papa w'i Roma. Bisi byanditswe byera byo biratubwira iki? Reka turebe ibyo abantu b'Imana abaprotestani bahoze bizera niba ariko kuri. Nahoze ndivuga mu bushize nganira namwe muri cya kigisho nari kubabwira cya kabiri yuko twibajije ibya Antikristo, tubona ukuntu bagiye basobanura ubuhanuzi bigerekeranye na Antikristo ibyari byo maze bakabigoreka. Abaprotestani ba mbere nuko babyizeraga, twamaze kubona yuko abaprotestani b'uyu munsi nabo bavuye muri bwa busobanuro twari dusanganwe. Reka twongere turambura ibyanditswe byera. Mbese abaprotestani b'uyu munsi babandi nakweretse nibo bafite ukuri cyangwa ijambo ry'Imana rizima niryo rifite ukuri? Tujye kurambura ibyanditswe byera twumve niba abantu b'Imana ba Luther, ba Knox, ba Calvin n'abandi bose tumaze kurondora, ba John Wycliffe, babandi bapfuye bazira kwizera kwabo bashikamye kuri Bibiliya, niba ari bo bibeshyaga cyangwa ari twebwe abari uyu munsi bari kurogwa n'inyigisho z'abadayimoni ziciye mu bajesuiti bari kusenya ubuprotestani. Rego umugambi wo kubaho kw'abajesuiti no kugira ngo ubuprotestani bukurweho burundu. Kandi kimbabaza cyane kandi cyantangaje nuko abantu bose bafite ijambo uyu munsi bigishijwe n'abajesuiti. No mushinga muremure kandi umushinga wizwe neza cyane. Reka turambure ibyanditswe byera twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira kubyerekeye uyu Antikristo. Twongere tujye muri Daniel igice cya 7 dusuzume ingingo ku ngingo. Ikintu cya mbere batubwiye yuko uyu mugabo uyu mwami ubwami uyu irihembe ritoya uyu mwami azanesha abami bangahe? Azanesha abami batatu. Uyu munsi turavuga bikeya kubera ko ejo nanone tuzasubiramo dusuzuma dukomparinga iby'ubuyisilamu ndetse n'ubugaturika bw'i Roma, turebe koko niba abatanga ubusobanuro bwa Islam baba bafite ijambo. Turabona Islam nayo iteje akaga. Inshuti zanjye mujye mwibuka gusengera abantu b'Imana bari mu bihugu bya Islam, ariko tuzareba niba koko ari we Antikristo. Ariko muri aka kanya reka dusuzume bikeya muri byo. Icya mbere rero tugiye kureba nuko ngo azanesha abami bangahe? Azanesha abami batatu. Umurongo wa 7 bitubwiye neza, batubwiye ngo inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane, kandi iyo nyamaswa ngo yari ifite amahembe angahe? Yari ifite amahembe 10. Ubwo rero bisobanuye nk'uko marayika bisobanuye ku murongo wa 24 ko muri ayo mahembe 10 bambe muri ubwo bwami bwa Roma hazakomokamo abami bangahe? Hazakomokamo abami 10. Twarababonye Abanglo-Saxon, Aba-Frank, Aba-Alamani, Aba-Lombardi, Aba-Ostrogoth, Aba-Burgandi, Aba-Heludi, Aba-Suevi, Aba-Visigoth, Aba-Vandali. Abo bose ni abami bagenje gute? Babayeho. Turabibona mu bwami bw'Uburayi amazina ari gukoreshwa na y'icyo gihe, ariko turabona nk'Abanglo-Saxon nibo Abongereza b'uyu munsi, Aba-Franks nibo Abafaransa b'uyu munsi, Aba-Suevi ni Suisse n'abandi.
ugenda ubyige neza witonze, urasanga ari uburayi bwigabanije uyu munsi. Murongo wa 24 ariko batubwiye yuko hazaza irindi hembe rito, kandi marayika bisobanura neza yuko hanyuma yabo hazaza undi mwami, kandi kinazakora kidasanzwe nuko azagenza gute, azanesha abami batatu. Mbese nubuhe butegetsi bwazamutse nyuma yuko Roma yigabanije? Muri kiriya gihe hakabaho bari amami 10 atwaye uburayi, maze bukaza bugasenya abami batatu. Ndagira ngo nkubwire yuko igihe ubupapa bw'i Roma bwari buri kuzamuka, bigeze muri 493 umwami w'abami Zeno yahangamuye abaheruri. Ubuheruri bugenza gute? Ubwami bw'abaheruri bugenza gute? Buvaho. Uyu munsi ndakubwira ngo Anglo-Saxon n'Abongereza, ndi kukubwira ngo aba Franks n'abaki n'Abafaransa, ariko abaheruri ntabwo uzabona ku ikarita y'uburayi, ntabwo uzabona ku ikarita y'isi. Barahanaguritse neza. Ubwo bwami burangizanya n'icyo gihe. Bigeze muri 534 undi mwami w'abami witwa Justinian yatsembye Abavandari. Abavandari nabo bagenje gute? Bavuyeho. Bigeze muri 538 ari ryo pfundo tuzabona mu kanya tubara cya gihe kigendanye n'ibihe, igihe n'igice cy'igihe bivugwa muri Danieli 538. Icyo gihe nibwo noneho ubwami bw'Abostrogote nabo bwagenze gute? Bwashyizweho iherezo. Ubwami bw'Abostrogote nabwo bukurwaho muri icyo gihe. Muri icyo gihe nibwo rero Justinian yashyizeho itegeko ryemeza ko umwepiskopi w'i Roma ari we ubaye umuyobozi mukuru mu karere k'uburengerazuba, maze ubutegetsi bwe butangira guhera icyo gihe. Murongo wa 24 yatubwiye ngo ntabwo azabasa n'abandi. Ni ubwami bushingiye kuki? Bushingiye kuyobokamana, abwiriza Bibiliya. Biratangaje cyane, ariko akayikuboresha igitugu biteye ubwoba. Icyo ni cyambere rero, yagomba gutsinda abami batatu, kandi tumaze kubona uko byagenze. Iby'abaheruri, iby'Abaostrogote, iby'Abavandare, biraduhamiriza yuko icyo cyabayeho. Nyuma yuko Roma isenyutse muri 476, ababarbara abanyamusozi bamaze kuyigabanyamo ibice, bamaze kuba ibice 10 byose, hazamutsemo ubwami bwa 11, kandi mu kuzamuka kwabwo hagenda gute? Hasenyuka abami batatu, bahita bakurwaho burundu. Ntabwo azabasa n'abandi, kuko azaza yitwaje ivanjiri kugira ngo ategeke isi. Abandi bakoreshaga politike gusa, ariko yahuriza hamwe ibya politike n'iby'iki n'iby'idini. Ntabwo asa n'abandi rero. Icya kabiri tubasha kubona, azavuga ibyo kugomera isumba byose. Niwe uzavuga ibyo kugomera Imana. Mbese uko kugomera Imana ibisumba byose bivugwa mu murongo wa 25 bisobanuye iki? Reka babyivugire. Ubushize twaganiriye by'ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, tubona ibihamya by'ubupapa, tubona ibihamya bikomotse mu nzandiko z'i Roma. Reka nabo ngubu bongere babitwibwerire. Hari Ecclesiastical Dictionary kuri article yitwa The Pope, basobanuye papa muri aya magambo: The Pope is as it were God on earth, whatever the Lord God himself and the Redeemer is said to do, that his vicar does. Baravuze ngo papa ameze nk'uko Imana yaba imeze ku isi. Iki Imana ibasha gutegeka cyangwa umucunguzi abasha kuvuga, abasha gukora, nicyo na papa w'i Roma agenza gute? Abasha gukora. Papa ngo ni Imana. Imana ibasha gukora nk'uko Imana yo mu ijuru igenza ibasha gukora. Ayo ni amagambo bavuze basobanura papa icyo ari cyo. Barogeye baravuga ngo hence the Pope is crowned with a triple crown, a king of heaven and of earth and of the lower regions. Nkuko papa yambara ikamba rigerekeranye ry'amakamba atatu, bisobanuye ko ari umwami w'ijuru, akaba umwami wo mu isi, akaba umwami w'ubiri munsi y'isi. Biratangaje. Ko niko Roma bwibona, niko papa yumva nk'ukomeye cyane, uyobora ijuru, isi ndetse n'ibiri mu isi, ni muri munsi y'isi. The Great Encyclical ni inzandiko z'ubupapa, mujya mwumva imaze iminsi ivugwa ni Laudato Si, yaravuzwe cyane. Hari igihe kero cyabayeho mu gihe cy'ubwami bw'ubupapa bwa Papa Leo wa 13, nawe yandika encyclical, yaravuze ngo we hold up on this earth the place of God Almighty. Ni twebwe dufite mu butware, ni twebwe turi mu mwanya w'Imana kuri iyi si. Imana ishobora byose. Adam Clark
Nayimaze kuva mu kanya Dr. Adam Karike avuga ibya Protestant n'usono bwa Bibiliya, avuga iby'aya mateka, yatanze comment aravuga ngo they have assumed infallibility which belongs only to God. Bibwira yuko bafite ukutibeshya kandi ibyo bintu bifite Imana gusa. They profess to forgive sins. Bahamya yuko babasha kubabarira ibyaha which belongs only to God. Kandi ibyo ni Imana yonyine bifite. They profess to open and shut heaven. Bahamya yuko babasha gukingura cyangwa gukinga ijuru kandi ibyo ni Imana yonyine igejeje gute ibifite. They profess to be higher than all the kings of the earth which belongs only to God. Bahamya yuko aribo bari hejuru y'ubwami bwose bwo kwisi kandi ibyo nabyo ni iby'Imana gusa. Mbega abantu bavuze amagambo yo gutuka Imana. Mbega gutuka Imana bivuze ni ukwishyira mu mwanya w'Imana. Twarabibonye nujya gusoma ibyanditswe byera, igihe Yesu Kristo yavugaga ati mfite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, baravuze bati atutse Imana. Gutuka Imana bisobanuye kumva ufite ububasha, kumva ufite kwiyumva nk'umuntu wagenza gute, nk'umuntu wawe umeze nk'Imana, kwigereranya n'Imana. Uko niko gutuka Imana, niko kuvuga amagambo asuzuguza Imana mu buryo budasanzwe. Reka nsome ya magambo twakomeje gukomoza rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3 n'uwa 4. Ya magambo abaprotestani bo mu gihe cyahise bakomeje kwibandaho cyane. Baratubwiye ngo ntakagira umuntu uboshe uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kugenza gute kubaho, kandi bya munyabugome atabanze kugenza gute atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana, agerageza kwiyerekana ko ari Imana. Mbese wumvise amagambo bari kwihamiriza, baravuga yuko babasha kubabarira ibyaha, baravuga yuko basumba Imana zose zabaye, baravuga yuko basumba abami bo mu isi, baravuga yuko aribo bategetsi bo mu ijuru no mu isi no munsi y'isi. Ubupapa bw'i Roma. Mbese amagambo ntabwo ateye ubwoba? Mbega ibintu byo gusuzuguza Imana mu buryo budasanzwe. Icya gatatu tugiye kurebaho nuko uyu mwami azarenganya abera bisumba byose. Azagenza gute? Azarenganya abera bisumba byose. Murongo wa 21 Daniel yabitubwiye ngo maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kugenza gute? Ryenda kubanesha. Maze umugaragu w'Imana marayika aza gusobanura Gabriel avuga ngo murongo wa 25 tubwiye ngo iki? Azarenganya abera bisumba byose. Nshuti zanjye, niba hari ingoma yarenganije abantu, niba hari ingoma yarwanije Imana ikarwanya abera bisumba byose, ni ingoma y'ubupapa bw'i Roma. Barishwe ndetse baricwa cyane. Ibihamya birabiduhamiriza. No mu historian n'umubatiste, no mu mwanditsi w'amateka w'umubatiste yanditse mu gitabo cye yiswe The History of Romanism ku ipaji ya 541, uyu John Dowling yaranditse ngo an average of more than 40,000 religious murders for every year of the existence of Populi. An average of more than 40,000 religious murders for every year of the existence of Populi. Byibuze icyagati ikigeranyo cy'abantu 40,000 bapfuye bazira kwizera kwabo muri icyo gihe cy'ubutegetsi bw'ubupapa. Abandi 40,000 buri mwaka. Tuza gusanga yarategetse imyaka 260. Mbega ikige, mbega abantu amamiliyoni n'amamiliyoni yapfuye. Nushaka ufate imyaka 1000, ubwo bihise biba miliyoni magana ngahe? Miliyoni 40. Noneho se 1,260, 260 wongera ukube, urasanga buri mwaka hapfa miliyoni bambe hapfa 40,000. Ni miliyoni nyinshi, miliyoni zirenga 50 zarapfuye inshuti zanjye zizira kwizera. Ndi mwanditsi yase The Western Watchman. The Western Watchman bananise ngo the church has persecuted. Itorero ryararenganije rwose. Only a tyrant church history will deny that. Keretse umuntu uhindutse vuba, ugeze mu itorero vuba, ni ushobora kubyibeshyaho. Nabundi itorero ryararenganije mu buryo budasanzwe. Ana amagambo y'Abiroma bihamiriza ubwabo. Abantu bararenganye, abantu bakubiswe ibiboko, abantu baratwitswa, abantu bashumikwaga bari ari bazima.
inkiko za Inquisition uzasoma amateka yazo, ngo bari kurwanya icyitwa ubuyobeda, bari kurwanya herezi. Mbese hari abandi bantu barenganije abakristo bazira kwizera kwabo nka Roma. Ibi ni ibimenyetso bitwereka ngo mbese aka gahembe ni akahe. Mbese ubutegetsi bugomba kuyobora muri iki gihe giheruka kugeza ubwo Kristo azaza atungutse ku bicu agatsembaho ubwo butegetsi ni ubuhe? Icyo nicyo turi kwibaza muri aka kanya. Tumaze kubona ibintu bigera kuri bitatu. Cya mbere nuko azakomoka mu ki? Mu bami, azakomoka muri ya ngoma ya Roma yabayeho kera, kandi akabanza agakuraho abami batatu kugira ngo ubwami bwe bugenze gute? Busagambe. Tumaze kubona ko azishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose. Tumaze kubona ko azarenganya abera bisumba byose. Icya kane, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Azigira inama zo kugenza gute? Guhindura ibihe n'amategeko. Ndagira ngo mwibutse yuko kuri iyi platform twitwa umucyo w'isabato. Isabato yavuzwe mu mategeko 10 y'Imana, kandi turagira ngo durarikira abantu kongera kubitekereza neza. Ikibazo cy'isabato iyo kizamuwe iteka, abantu baravuga ngo mbese ninde wabikoze? Benshi bakavuga ngo ni Yesu wabikoze, ariko baramubeshyera, ntabwo ari Yesu. Iyo ni inyigisho y'abadayimoni inshuti zanjye. Ntabwo Yesu yigeze akuraho itegeko ryaryo ryose. Twarabibonye Yesu yihamiriza muri Matayo igice cya 5 ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, ariko hari wegira inama zo kugenza gute? Zo gukuraho amategeko. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, ngo tubyibonye muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 25. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Abapapa rero za nyandiko turi kwifashisha zabo bwite ziduhamiriza icyo cyabaye. Baranditse ngo the Pope has the power to change times, to abrogate laws and dispense with all things, even the precepts of Christ. Papa afite ubutware bwo guhindura ibihe, bwo kuvuguruza cyangwa bwo kunonosora amategeko ndetse n'amategeko ya Kristo. Aya ni amagambo bihamiriza bagaragaza ubutware bwabo. Njya bakunda cyane, nkunda kubasubiramo yuko batatubeshya yuko bafite ubutware, kandi bakunda gusubiramo abaprotestani ko bafite ubutware nyine. Twarabibonye ubushize, ntabwo ndi bubigarukeho. None se abaprotestani ko batangiye guhinyura ibyanswe byera, bagerageza kugeranjura ngo berekane ko icyo ubupapa bwakoze cyaba ari icya Bibiliya. Oya, abantu b'Imana babanje, abaprotestani bambere twamaze kubona ko babizi yuko ngo azaba ari iki? Ari antikristo, azaba arwanya ingoma y'Imana. Ntabwo rero iby'ubupapa bwakoze ari umugambi wa Yesu. Oya, abaprotestani bati ni Yesu wabikoze. Ntabwo ari Yesu wabikoze, ni Papa w'i Roma wabikoze. Reka twongere turebe ku mategeko y'Imana aho gatoya. Reka twongere tujye muri catechisme. Suko tutabikoze ubushize twayigiyemo, ariko reka tuyisubiremo kandi turaza gukomeza kunguka ibindi bintu bishya. Reka turebe iriya catechisme yitwa Baltimore Catechisme, turebe icyo bavuze. Yahinduwe mu 1941. Barabajije ikibazo, question: what is the second commandment? Itegeko rya kabiri ni irihe? Igisubizo: the second commandment of God is, you shall not take the name of the Lord thy God in vain. Itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana ni iri ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Mbese itegeko rya kabiri mu byanditswe byera, haba Bibiliya yera mfite aha, haba Bibiliya ntagatifu, mbese itegeko rya kabiri ni iri ngiri rivuzwe na catechisme. Kategisime yatubwiye ngo itegeko rya kabiri avuze ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ibyanditswe byera se bitubwira iki? Ntabwo ari uko ritubwira, ahubwo itegeko rya kabiri avuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa amazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Iryo ni ryo tegeko rya kabiri. Twarabiganiriye kuri iyi platform iby'itegeko rya kabiri n'agaciro karyo. None se kubera iki ubupapa bw'i Roma bwigiye inama zo guhindura iri tegeko? Ryarikuyeho rwose, ndetse riranarisiba. Nta kuntu babonye barigoragoza, baravuze ngo iri ngiri ntabwo rigomba kugenza gute, ntabwo rigomba kugumaho. Biteye ubwoba cyane inshuti zanjye.
igihe turi kwiga ibyanditswe byera, iki ni ikibazo cy'urupfu n'ubugingo, iki ni ikibazo cyo kumvira Imana cyangwa kumvira abantu. Nshuti zanjye, twabonye amagambo abantu b'Imana ba Petero n'abana batangije ubukristo, batangije itorero rya gikristo, bavuze baravuga bati oya, ibikwiriye nuko twumvira Imana kuruta abantu. Mbese abakristo b'uyu munsi baratera intambwe y'abakurambere bacu b'intumwa za Yesu Kristo, turumvira Imana cyangwa turumvira abantu? Abantu baravuze. Imana iravuze iti itegeko rya kabiri ni iri. Ubupapa bw'i Roma riravuga ngo turikuyemo, ntabwo iri ngiryo ntabwo rigomba gukomeza kubaho. Kandi ikimbabaza, abantu basenyera aho ngaho i Roma nta nubwo bakunda ibyanditswe byera ngo bajye kwisomera. Birashoboka ko ibi bintu niba usengera i Roma, usengera muri Kiliziya Gatolika, byakubera bishyashya, ariko ndagusaba kugira ngo ukore ubushakashatsi bwawe. Icyo mpamya nuko igihe wigishwaga amategeko y'Imana kandi barayakwigishije neza, ndabakunda cyane. Ntabwo bakubatiza cyangwa ngo bagukomeze utazi amategeko. Ibijyanye no kubatiza bwo babatiza n'impinja, ndashobora kuba batijwe ukivuka, ariko iyo ugiye guhabwa isakramento ryo gukomezwa ntabwo bari guha utabanje kwiga neza ngo usobanukirwe amategeko y'Imana, niko bavuga. Ariko amategeko y'Imana bakwigisha irya kabiri ntabwo ririmo. Genda rero urambura Bibiliya ntagatifu ufite, maze urebe, mbese urasanga uraza gutangara cyane. Jya muri Mwiyimuka Misiri igice cya 20, uhere ku murongo wa mbere usoma amategeko y'Imana. Nugera ku murongo wa 3 uzabwirwa itegeko rya mbere rivuga ngo ntukagire izindi mana amaso yawe, uragira Imana, usenga Imana imwe rukumbi, bari uramya yonyine. Kandi itegeko rya kabiri riravuga ngo ntukikubite imbere y'ibishushanyo. Ariko muri katigisimu wigishijwemo ntabwo ari uko wabyize. Imana igufashe cyane kugira ngo usobanukirwe iki kintu. Reka twisubire muri ya katechisme ya Baltimore twumve nanone ikindi kibazo. What are we commanded by the third commandment? Mbese dusabwa iki n'itegeko rya gatatu? Itegeko rya kabiri bamaze kutubwira iki? Bamaze kutubwira yuko ari ukutavugira ubusizina ry'Uwiteka Imana yawe. Nyamara iryo tegeko ntabwo ari ryo rya kabiri muri Bibiliya, ahubwo ni irya gatatu. None se katechisme yatubwira ko itegeko rya gatatu ari irihe? What are we commanded by the third commandment? Igisubizo, by the third commandment, we are commanded to worship God in a special manner on Sunday, the Lord's Day. Mu itegeko rya gatatu dusabwa kuramya Imana mu buryo bw'umwihariko, mu buryo budasanzwe ku cyumweru, umunsi w'Umwami. Mbese nshuti bavandimwe, nujya muri Bibiliya yawe, muri cya gitabo twari turi gusuzuma Mwiyimuka Misiri igice cya 20, mbese itegeko rya gatatu ni ryerekeranye no kuramya Imana ku munsi runaka? Icyo ntabwo ari cyo, ahubwo iryo ni itegeko rya kane. Kubera ko bavanyemo itegeko rya kabiri, birumvikana iryari rya gatatu rahinduka irya kabiri, kandi iryari rya kane rahinduka irya gatatu. Ariko se ikindi twibaza, mbese iryo itegeko nanone ridusaba kuramya ku cyumweru? Igisubizo ni oya. Ntabwo itegeko ridusaba kuramya ku cyumweru, ahubwo ridusaba kugenza gute kuramya ku isabato. Umurongo wa 8 batubwiye ngo ubuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora abari kuramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umusha wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Ku minsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato, akagenza gute akaweza. Niba uri mushya kuri iyi platform mucyo w'isabato, nongeye kukurarika mu izina rya Yesu ngo uzakomeze kubana natwe. Turi gusuzuma itegeko mu buryo bw'umwihariko. Twahereye muri Edeni, ndetse dufashe iyi pause yo kwiga ubuhanuzi, tugeze ku musozi Sinayi. Turacyari kure cyane, ariko tuzabyiga, twiga iby'aya mateka, twibaza ibibazo, tumenye mbese ninde wakuye w'isabato naka gahembe gatoya. Iki gisubizo tugereka tube tugicyuye. Agahembe gato niko kavanye w'isabato kashyiraho iki? Gashyiraho icyumweru. Tuzareba uko byagenze n'igihe byagiye bibera. Ariko kandi uyu mugabo iri hembe ritoya ryigira inama zo kuryita iki? Ngo ni umunsi w'Umwami. Ntabwo nzi umwami baba bavuga, ariko babeshyira umwami Yesu. Ntabwo ari umunsi w'Umwami Yesu, kuko umunsi w'Umwami Yesu ni isabato. Yesu Kristo se ntabwo ari wihamya yuko ari umwami w'isabato? Umunsi w'Umwami Yesu rero ni isabato. Ngovuga yuko ari we munsi w'Umwami w'isabato. Uzagenda ubisome muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 8. Tuzabisubiramo twitonze ibyo bintu, ntabwo ndi bubijahagurike muri aka kanya. Turi kwisuzumira ibimenyetso bikomeye biranga iki? Biranga ihembe ritoya. Ndakurarika mu izina rya Yesu uzakomeze kubana natwe.
ubu ngubu turi ku musozi Sinayi nari ndi kubikubwira twiga iby'isabato, tuzakomeza tuhagumeho gatoya turebe iby'ubuturo bwera kugira ngo tumenye iby'amasabato yandi Imana yahaye ubwoko bw'Abisirayeli, kandi tuzambuka ibinyejana twambuke tugere mu gihe cy'abami, turebe iby'abahanuzi bavuze, tugere no mu gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo, twumve icyo Yesu Kristo yigishije ku isabato, dore ko yayitinzeho cyane rwose, ntabwo yayirengagije mu byo yasobanuye by'amategeko y'Imana. Ariko ndakwibutsa iki ngiki, Yesu yaravuze ngo ntabwo nzakuraho itegeko na rimwe, naho ryaba ritoya hanyuma y'ayandi, kandi uzagerageza kubikora gutyo azitwa mutoya rwose. Twasobanukiye icyo kuba mutoya mu ishusho ya Yesu bisobanuye ni uguhinduka igiseswa, nk'uko Bibiliya ntagatifu yahinduye iryo somo muri Matayo igice cya 5 uhereye ku murongo wa 18 n'uwa 19. Azitwa mutoya rwose, azitwa igiseswa, umuntu ugerageza kuvanaho amategeko y'Imana. The Catholic Encyclopedia idusobanurira iby'iri tegeko rya bisi rya gatatu, ariko kandi rya kane mu byanditswe byera, ariko baranaricuritse, wavuga ko banarikuyemo, ntabwo twatubeshya ahubwo bagashyira mu iryabo. Baranditse ngo the church after changing the day of rest from the 7th day of the week to the first made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Kiliziya mu guhindura umunsi w'ikiruhuko ukavanwa ku munsi wa karindwi ugashyirwa ku munsi wa mbere, bafashe rya tegeko bisi rya gatatu ngo ryerekeze ku ngingo yo ku cyumweru nk'umunsi wo kuziririza, umunsi wo gukomeza no kuruhuka, ari wo munsi w'umwami. Ariko ntabwo ari ukuri, iki ngiki ni ikinyoma nyine cya Antikristo, birumvikana. Imana idufashe kugira ngo tugenze gute tubisobanukirwe. Ikindi kinyamakuru The Catholic Mirror cyanditswe mu 1893 ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9, banditse amagambo nanone akomeye. Baravuze ngo the Catholic Church for over 1000 years before the existence of a Protestant changed the day from Saturday to Sunday. Itorero Katolika, Kiliziya Gatolika y'i Roma, mu myaka irenga igihumbi mbere y'uko umuprotestani wa mbere abaho, bahinduye umunsi bawuvana ku isabato babijyana ku wa mbere, ariyo the Christian Sabbath. Baravuga ngo the Christian Sabbath is therefore to this day the acknowledged offspring of the Catholic Church without a word of remonstrance from the Protestant world. Nuko rero iyi sabato nyirisito, iyi Christian Sabbath, ni umunsi ukwiriye kuzirikanwa ugahabwa icyubahiro wa Roma. Nta jambo na rimwe ryo kubivuguruza ryavuzwe n'isi y'Abaprotestani. Ese ntabwo biteye ubwoba ibi bintu? Uko ni kwa kwishongora kwabo, wongereho n'ibintu ufite ibihamya byinshi. Muri aka kanya nibyo turi gusuzuma twitonze kugira ngo abantu batabaho bayobagurika, abantu batabaho batazi inzira yariyo. Undi mugabo ndamukunda cyane no O'Brien, yanditse igitabo cyitwa The Faith of Millions, ukwizera kw'amamiliyoni y'abantu kwa benshi. Yanditse ngo umuco wo kubahiriza umunsi w'icyumweru ntushingiye ku isomo rigaragara ryo muri Bibiliya, ahubwo ushingiye ku bubasha bw'itorero Gatolika. Uko kwezi uwo munsi ni urwibutso rw'itorero rikuru, ari ryo ryakomotsweho n'udutorero duto tutari itorero Gatolika, twitandukanije nk'umwana uraragirira kure y'iwabo, nyamara agakomeza kubika mu mufuka ifoto cyangwa agatambaro ko mu mutwe bya mama we. Ega amagambo y'agasomborotsa abwirwa Abaprotestani b'uyu munsi ngo umuco wo kubahiriza umunsi w'icyumweru ntabwo ushingiye mu byanditswe byera. Mbese ibyo bintu mujya mubizirikana? Wa mupadiri Elite we yaravuze ati ngiye nshyizeho n'amafaranga miliyoni, uzasubira inyuma twarabirebye, shyizeho miliyoni y'amafaranga ngo umuntu uzabasha noneho kubivuguruza ibi bintu, agagaragaza isomo naho ryaba rimwe mu byanditswe byera. Twashingiyeho dushyiraho icyumweru, azaza azaba yatsindiye, ariko ngo yarategereje abura n'umwe. None John Brian yaravuze ngo umuco wo kubahiriza umunsi w'icyumweru ntushingiye ku isomo iryo ari ryo ryose ryo muri Bibiliya, ahubwo ushingiye ku bubasha bw'itorero Gatolika. Uko kweza uwo munsi rero ni urwibutso rw'itorero rikuru, kandi ngo ikibabaje, iryo torero rikuru ryakomotsweho n'udutorero duto tutari itorero Gatolika, twitandukanije nk'umwana uragira kure y'iwabo. Bari kubona ibyo aba Baprotestani barimo, utu dutorero dutoya ku mugani wabo dukora, bakabona nk'abana bitandukanije
bagiye kure y'iwabo, nyamara ngo agakomeza kubika mu mufuka ifoto cyangwa agatambaro ko mu mutwe bya mama we kugira ngo akomeze kuzirikana ko afite iwabo aho akomoka. Nuko rero abangaba nabo barareba bakitegereza bakabona ikibazo kigendanye no kuramya ku cyumweru ni nk'ifoto ifitwe n'abaprotestant ngo bazirikane mama wabo. Bazirikane nde? Mama wabo. Ako kajambo gaca murongo ka Brian agereranya aba bana bararagiriye kure y'iwabo n'abaprotestant kandi bagomba kuzirikana mama wabo bafite ifoto. ifoto igishushanyo twarabiganiriye. Mama twabonye nyina w'abamaraya bose Babuloni. Ibyo ngibyo sinzi icyo biri kutubwira, kandi dushatse twabimenya ko bifite icyo bivuze. Nguko rero uko agahembe gato kagerageje kugenza gute kugomera isumba byose gakuraho amategeko y'Imana, kigiye inama zo guhindura amategeko y'Imana. Iby'ibihe ntabwo tubigiyemo, tuzabijyamo ejo, Imana izabidushoboza. Icya gatanu, abera b'Imana bagomba kurenganwa nawe kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizagenza gute bizashirira. Kandi umurongo wa 25 watubwiye ngo bizarekerwa mu maboko ye kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizagenda gute bizashirira. Ubu butegetsi bw'uyu nguyu bugomba bufite time frame, igihe azakora yidegembya agakora uko ashatse agasiribanga akarwanya abera ndetse akenda no kubanesha. Hari time frame byahawe, ari cyo gihe n'ibihe ndetse n'igice cy'igihe. Nidusoma ibyanditswe bya muri Ezekiel igice cya 6 haduha urufunguzo. Twamaze kubona ko imvugo yose ibasha kumvikana nk'idasobanutse cyangwa se nk'izimiza izasobanurwa n'indi itagenza gute itazimizwa. Nitujya muri Ezekiel 4:6 tureba batubwira ngo umunsi wose nawo kunganije n'umwaka umwe. Ngo umunsi umwe ungana n'umwaka mu byanditswe byera rimwe na rimwe. Nuko rero nawe uko bimeze igihe cyangwa se umwaka bisobanuye ugira iminsi 360. Ubwo ni nuko ibyanditswe byera bisanzwe bibizi, cyese yuko wa muntu yagerageje guhindura ibihe n'amategeko agahindura na kalendari. Uyu munsi umwaka ntabwo kigira iminsi 360, ahubwo usigaye ugira 365, 366. Byakomotse hehese? Byakomotse muri bwa bucurabwenge bw'abajesuite kugira ngo bige neza uko bazajya bagira iminsi yo gukorera ibigirwamana byabo mu buryo bw'umwihariko ikigirwamana cya Ishtar. Mbese ikigirwamana cya Ishtar kizihizwa kuri Pasika. Abanyarwanda babyita Pasika, ariko abongereza babivuga neza ngo ni Easter. Ubundi Pasika ntabwo isobanuye Easter Day, umunsi wa Pasika. Easter bisobanuye ishitani nyine, bifitanye isano n'icyo kigirwamana cya Ishtar. Mu gihe Pasika y'ibyanditswe byera yitwa Passover. None se ko batavuze yuko ari umunsi wa Passover bakavuga yuko ari umunsi wa Easter? Kugira ngo rero bazajye bamenya ibyo bintu uko bigomba kugenda, amatariki agezweho uko bigomba kumera, bagombaga kubigenza gute? Bagombaga gushyiraho indi kalendari. Biteye ubwoba cyane. Aba bantu bafite ubwenge budasanzwe, ko n'ubwenge bukomoka he? Ku mutware w'umwijima ari we Satani. Ntabwo ntinya kubivuga kuko ibyanditswe byera byarabivuze. Genda usome ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 2. Nuko icyo ikiyoka cyahaye ubutware iyo nyamaswa. Nicyoka cyatanze ubwo butware, cyatanze ubwenge, cyatanze kujijuka, cyatanze gushyira ibintu by'urujijo mu isi. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bakunde ibyanditswe byera. Nuko rero umwaka mu byanditswe byera tuzi yuko ugira iminsi 360, kandi imyaka 720. Igice cy'umwaka ubwo ni iminsi 180. Nitubiteraniriza hamwe turasanga ari iminsi 1260. Kwa ko umunsi umwe wahwanyije n'iki n'umwaka uko tumaze kubona muri Ezekiel igice cya 4:6. Nuko rero umunsi umwe niba uhwanye n'umwaka, kandi tukaba twamaze kubona yuko igihe ubutegetsi bwashyiriweho neza bw'aka gahembe gato ari igihe haramaze kuvanwaho bwa mahembe 3, maze umwami Justinian agatangaza yuko uyabaye umutware w'uburengerazuba bwose. Ubwo noneho bisobanuye iki? Nuko igihe Abastrogote ari bo baherutse mu kubangamira Kiliziya Gatolika yamaze guhirima muri 538, igihe cyo kubara ya myaka 1260 y'ubutware bw'iri hembe rito cyari gitangiye. Dutangira kubara muri 538, kandi tugenda tukabara tukareba igihe imyaka 1260 yarangiriye, tuzasanga ari mu 1798. Ushobora kumbaza ngo mbese 1798 byagenze gute? Turabona muri 538 twabibonye yuko ariho itangazo ryatanzwe yuko ubutware aribwo buyoboye
ubundi butware bwose bwo muri icyo gihe. Maze kandi mu 1798 genda wige ibigerekeranye na French Revolution, Revolution Française, ubaza amakuru Google irabikubwira. Ni amakuru ari secular, ni amakuru asanzwe abanyamateka barayigisha. Bigeze mu 1798 icyo gihe hariho inkubiri ya Revolution y'Ubufaransa cyangwa se impinduramatwara y'Ubufaransa. Icyo gihe umugabo witwa Berthier, ni umugaba mukuru w'ingabo za Napoleon Bonaparte, yaragiye agera mu Butaliyani atembagaza ubutegetsi bwa Kiliziya y'i Roma mu mwaka wa 1798. 1798 uraza ubare neza muri 538 kugeza icyo gihe cya 1798 urasanga ari imyaka 1260 neza yuzuye nkuko yahanuwe mu byanditswe byera muri Daniel igice cya 7. Birakomeye by'Imana kandi biranejeje ndetse birahimbaje cyane. Ndashima Imana Data wa twese kwitanga amakuru yose. Muri aka kanya twize iby'agahembe gato, twize ibya Antikristo ugombaga kwaduka mwiza akarwanya ubwoko bw'Imana, akabujyana mu kangaratete, agahindura amategeko y'Imana. Niyo mpamvu tunari hano twamamaza iby'ubwo butumwa kugira ngo abantu bikomeze ku mategeko y'Imana, bamenye ko bitavuye mu bushake bw'Imana ahubwo byavuye muri Antikristo urwanya Imana. Igihe Daniel yitegerezaga aya makuru twebwe turebana agasuzuguro cyangwa nituyiteho, murongo wa 28 havuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo ayo magambo agarukiye aha, ariko jyewe ubwanjye Daniel ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane, bituma amaso hanjye ahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Nshuti yanjye, igihe uyu mugabo yarebaga ibyo bintu byamuhagaritse umutima cyane, igihe yitegerezaga iby'inyamaswa yaturutse mu nyanja, igihe yitegerezaga inyamaswa ya kane yari ifite amahembe 10 ariko ikaza kumeraho irindi ihembe ritoya, ihembe rifite amaso nk'ay'umuntu, rifite akanwa kavuga ibikomeye, ryarwanije abera rikenda kubanesha, rigakuraho amategeko y'Imana, rikisararanga ndetse rikabishobora mu gihe cy'imyaka 1260. Mu maso ye harahonze hahinduka ukundi. Ese wowe bimeze bite? Mbese urabitekerezaho iki? Mbese iri jambo ry'ahantu rirushaho gukomera uraza kuryitaho cyangwa ntabwo uri kuryiteho? Mbese uremera rikubere nk'itabaza rimuri kacu z'umwijima kugeza aho ijoro riri buke, inyenyeri y'umuturutu ikabandurira mu mitima yacu, cyangwa ntabwo byitayeho? Muri aka kanya ndakurarika mu izina rya Yesu, ndakurarikira kumvira ubutumwa bwa Yesu Kristo. Twarabubonye dutangira, nakunze kubisubiramo ko ari Yesu Kristo turarikira gusoma iki gitabo, kandi ngo twige iby'akagahembe gato, ngo twige iby'iki gihe cyari cyo. Yarabitubwiye ngo ubwo muzabona ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel, kandi aravuga ngo bisoma byitondere cyane. Gihagaze ahera, bisoma byitondere nshuti yanjye. Yesu arakurarika ngo uze twige ubu butumwa ko yako butureba cyane, kandi Yesu arashaka kubukwigisha. Amagambo amaze kuvugwa kandi ashobora kuba yakose ku mutima wawe, ugasanga wararagiye igihe kirekire, wayobejwe n'uburiganya bw'abantu maze uva ku Mana wica amategeko yayo. Yesu arakurarika ngo uze aho ari agukize. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 37 hari isezerano rikomeye ry'Imana ngo uze aho ndetse nzamwirukana na hato. Mbese wakwemera kuza aho Yesu Kristo ari? Ndakwifuriza kuza aho Yesu Kristo ari kugira ngo abashe kugenza gute gukiza. Bana b'Imana, namwe mumaze igihe kirekire mubwiriza ubutumwa, nimukomeze mushikame tubwire abantu yuko Yesu Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe. Ntabwo Imana izemera yuko ibintu bikomeza kumera gutyo. Ntabwo akagahembe gato kazakomeza kurwanya abera ngo gakomeze no kubanesha. Twarabonye yuko igihe kindi kizongera kuza bakakongera gukora muri ubwo buryo nk'ubwo kakoze muri ya myaka 1260, kandi ubupapa bw'i Roma ngo turi kubona bwongera kubura umutwe wabwo. Erega bwigeze gukomere ku ruguma rwica ibyashu igice cya 13 bazabidusobanurira. Imana izamfashe njyeyo kugira ngo nanone tubisobanukirwe, tumenye ngo mbese imyaka 1260 ko yarangiye agahembe gato byarangiranye nako. Oya, turi kubona kongera kubura umutwe, kandi byashu igice cya 13 hari harabidusobanuriye. Ariko ntabwo ari uko bizakomeza kumera. Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Igice cya 7 twari turi kwiga nuko ibyo byose bizanangizwa nuko Kristo agenje gute azimika ubwami bwe. Imana yacu ishimwe. Umurongo wa 18 abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bubwabiteka ryose. Ayo ni amakuru dufite, kandi ayo makuru yo dushaka kubabwira.
24 gasubiramo ayo magambo, maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizaba ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwawe n'ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire. Ubwo bwami nibwo nshaka kubamo muri aka kanya. Reka nanone nsoma amagambo nayasomye mu gihe cyashize, ariko ndumva nongeye gushaka kuyasoma. Aboneka mu gitabo Abahanuzi n'Abami ku ipaji 375. Ni ukubera ikizi, ni uko nyakunda. Mbese mwaramvise iki gitabo uburyohe bwacyo cyitwa Abahanuzi n'Abami? Nongeye kukikurarikira mu izina rya Yesu. Niba utagitunze ugitunge, kandi ntugitunge ngo ugishyire mu kabati gusa, ahubwo ugisome kuko kirimo amakuru meza. Paje 375 umwanditsi yaranditse ngo, bagenzi dufatanije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kubikorerwa muri iyi si, ariko vuba bidatinze Umukiza wacu agiye kuza atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubo kwizera nimutyo duhanga amaso, isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Wapfiriye ibyaha by'abari mu isi ari gukingurira abamwizera bose amarembo ya paradizo. Vuba bidatinze urugamba ruzaba rurangiye, haleluya, kandi intsinzi izaba igezweho. Vuba bidatinze tuzabona uw'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho, kandi nitugera imbere ye ibigeragezo ntibizatekerezwa. Nuko rero nimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Ariko Isirayeli y'Imana azakishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose, kuko Imana yacu igiye kuza kudutabara. Muri aka kanya ndakwifuriza kugira ngo tusabe muri ubwo bwami, kandi tugire imyiteguro ikwiriye, dukomeze gushikama, tumunambeho kugira ngo gagere kwerekanwa tuzamusanganire. Ejo tuzasubukura iby'aka gahembe gatoya kubera ko gateye ubwoba cyane. Ntabwo twakarengaho tutongeye kukarebaho, tuzongera tukarebeho. Igitangaje nuko n'igice cya 8 kizatubwira iby'ako gahembe gato, ariko ejo tuzasura mu gice cya 7 ho gatoya kugira ngo turusheho kunguka ibya Yesu. Kubera igihe, reka tube dusoreje ahangaha kugira ngo tuzasubukureje. Mana yanjye iguha umugisha ukomeje kwita kuri ubu butumwa, kandi cyama kugira ngo ubuzirikane mu mutima wawe, cyama kugira ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivugana nawe, rivugira muri njyewe rikubwira ngo wite kuri ubu butumwa. Umenye ukuri kw'iki gihe, umenye gukora kwa Satani muri iki gihe ngo bitandukanye no gukora kw'Imana, maze wisunga Imana. Ko twamaze kubona yuko abantu benshi, abami bo mu isi, Abaprotestani, Abagatulika bazifataniriza hamwe kugira ngo barwanye umwana w'intama. Ariko umwana w'intama azagenza gute? Azabanesha. Kandi abari hamwe n'uwo mwana w'intama nabo bazagenza gute? Bazanesha. Imana iguye kwa muri urwo ruhande. Nicyo gituma turi kurusuzuma twitonze kugira ngo tutariganwa n'uburiganya bwa Satani. Imana bidushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data mwiza udukunda uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko tubumbura ijambo ryawe, tugushimiye amagambo meza y'ubugingo, amagambo meza cyane atera ibyishimo n'ibyiringiro yuko uri hafi kuza kudukura mu isi. Nyamara ibintu ntabwo bisanzwe. Turi mu gihe cy'ubwami bw'umwijima ucuraburinde, turi mu gihe cyo gukora kwa Satani, mu gihe amategeko yawe adahawe agaciro, mu gihe ari ukwiye kuyasiribanga, mu gihe ndetse abisi bose ngo bamaze gusindishwa n'inzoga z'ungo kugira ngo batasobanukirwa n'ibiri kuba. Mana, ude guhanga amaso wowe ubwisi icuza umwijima, ude guhanga amaso mu ijambo ryawe, mu ijambo ryawe kugira ngo ritubere itabaza muri iyo si y'umwijima, ngo tutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge. Tugirire imbabazi, ngo amatabaza yacu akomeze kwaka, kuko aricyo cyifuzo cya Yesu, ngo duhore twiteguye twiboneje, kandi amatabaza yacu ahore yaka. Ijambo ryawe rimurikirwe na Mwuka wawe kugira ngo rirusheho kwaka. Turatandukanye n'abana bawe, ariko ejo tuzasubukura. Ukomeze kudukomereza amagara mazima, udukomeze mu buntu bwawe, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu bugingo bwacu. Kristo aba ari we ukomeza kwererezwa, icyakorwa cyose kugira ngo yerezwe mu bugingo ugikore. Mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo niko nsenze, amen.